Umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda ufite amateka yihariye agera ku mitima y'abantu mamillion. Uretse kuba umuyoboro w'ubutumwa bwiza, amakorali n'amatsinda y'ivugabutumwa yabaye umusemburo w'isanamitima n'ubumwe. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mateka y'ibigwi n'urugendo rutoroshye rw'amakorali n'amatsinda akunzwe cyane mu Rwanda kandi yanditse amateka. Nk'uko mubizi, turahera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga Gisubizo Ministries. Gisubizo Ministries yinjiye mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda mu mwaka wa 2004. Iki gitekerezo cyatangiriye i Gikondo mu mujyi wa Kigali, ari naho haturuka amateka yabo. Yatangijwe n'abanyeshuri bishyize hamwe bo ku kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Consolaire Kongori i Gikondo. Batangiye ari agatsinda gakora ibitaramo byo kwinjira mu biruhuko no kubisoza ku banyeshuri b'amashuri yisumbuye. Nyuma yaho, komite y'abantu 10 yaje kuzana igitekerezo cyo guhindura uyu muryango minisiteri igamije kwagura ivugabutumwa n'ibikorwa by'ubugiraneza. Gisubizo Ministries ifite icyicaro gikuru mu Rwanda i Kigali. Kuva yatangira imaze kwaguka cyane ku rwego rw'isi yose, aho bifite amashami agera kuri 35 mu bice bitandukanye by'isi. Bamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Uretse ku mugongo, Humura, Turamurikiwe n'ibitaramo ngarukamwaka bise Worship Legacy byitabirwa n'abantu benshi cyane. Ku mwanya wa 9 turasanga Korali Siloam ADPR kuko umukenye. Korali Siloam ibarizwa mu itorero rya ADPR kuko umukenye muri paruwasi ya Gasave mu mujyi wa Kigali. Iyi korali ni imwe mu zikunzwe cyane mu Rwanda kubera indirimbo zayo zo kuramya n'izihimbaza Imana zikora ku mitima ya benshi. Korali Siloam yatangiye cyari korali y'urubyiruko n'abakuze umudugudu wa Kumukenye, ikura gahoro gahoro mu rwego rw'imiririmbire n'ubushobozi kugeza itangiye kumenyekana cyane mu gihugu hose no hanze yacyo. Nubwo yari isanzwe ihari kandi ikora umurimo, iyi korali yagize amateka adasanzwe ndetse yamenyekanye cyane mu bihe bya Guma mu Rugo. Icyo gihe yasohoye indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana zafashije Abanyarwanda benshi bari mu ngo zabo basaba ihumure. Siloam izwiho kuba yarareze cyane abahanzi b'abahanga umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana nka Bosco Nshuti na Jado Sinza. Kugeza n'uyu munsi aba bahanzi bakunze kuyifashisha cyangwa bagafatanya nayo mu bitaramo n'indirimbo zinyuranye. Indirimbo nka Warandondoye yabaye igitangaza kuri YouTube, imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni 6,200,000. Indirimbo nka Mfite icyifuzo na Yesu nahinduka zo zabaye amagambo y'ihumure mu ngo z'Abanyarwanda, mu bitaro no mu bihe by'akababaro. Tariki 12 Nyakanga 2026, igitaramo cy'abantu wa Kristo Live Concert bateguraga gukorera muri Dove Hotel cyaje kwimurirwa muri Camp Kigali kubera ubwinshi bw'abakunzi babo. Ku mwanya wa 8 turasanga True Promises Ministries, urugero rw'urubyiruko rwizeye amasezerano rutegereje umusaruro w'ishema, rwatangiye mu mwaka wa 2009 mu mujyi wa Kigali. True Promises ntiyavutse nka korali isanzwe y'itorero runaka, ahubwo yavutse ari minisiteri uhuza urubyiruko ruva mu matorero atandukanye rufite inyota yo kuramya. Batangiye ari abantu bake cyane. Ku munsi wa mbere bari 9 gusa. Nta bikoresho bihambaye bari bafite, nta n'uburyo bw'amafaranga bari bafite. Bari urubyiruko basangiye inyota yo kuramya. Guhera kuri alubumu yabo ya mbere yakubiyemo indirimbo nka Manurera naho dushyize ahakwiriye, True Promises yanditse amateka mu kuramya mu buryo bw'amashusho n'amajwi. Muri 2019 yakoreye igitaramo cy'amateka mu Ntare Arena bafatanyije na Benjamin Dub wo muri Afurika y'Epfo. Ubu ifite amashami mu Burundi, Kenya no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyamuryango barenga 500 ku isi yose. Ku mwanya wa 7 turasanga Healing Worship Team. Ahagana mu mwaka wa 2009 no muri 2011 mu rusengero rwa Power of Prayer Church Ikabeza muri Kicukiro havutse Healing Worship Team Choir. Yavutse ifite umuhamagaro umwe wo gukiza no guhoza imitima yakomeretse. Batangiye ari nka korali isanzwe yo mu rusengero. Nta bikoresho bihagije bari bafite, ariko bari bafite umutima ushaka Imana. Bitozaga amasaha menshi, intego yabo yari umutima wese ukomeretse uve hano uhembutse. Indirimbo zabo nka Mwami icyo wavuze, Data aracyakwana utanga ubuzima zayoboye ibihe byo kuramya mu gihugu cyose.
kuva i Kabeza kugeza mu bitaramo by'amateka iboneza mu Rutsiro n'indera kuri album ya Nema Yangu Healing Worship Team yabaye ikimenyetso cy'ubuntu n'ubudahemuka bw'Imana. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Korali Inyenyeri z'ijoro mu mutuzo w'imisozi y'Inyamasheke n'ikiyaga cya Kivu muri Mahembe SDA Church niho hakomoka Korali Inyenyeri z'ijoro y'Abadiventiste. Izina ryabo rigaragaza intego yo kubera urumuri abari mu mwijima no kuyobora abantu mu gukiranuka. Indirimbo zabo zakunzwe nka Amarira, Ayidatawe, Ikanguka na Indahemuka zageze mu mitima y'abantu benshi. Uretse kuririmba, Inyenyeri z'ijoro zagize n'uruhare mu bikorwa by'urukundo nko gufasha abatishoboye n'abafite ubumuga mu bitaramo bakoze i Nyanza n'i Rubavu. Ku mwanya wa gatanu turasanga Injili Bora Choir. Injili Bora Choir ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya Presbyterienne mu Rwanda EPR yanditse amateka atazibagirana umuziki w'umwimerere. Gutangira ntabwo byari byoroshye. Bari abantu bake ariko bari bafite ikintu kimwe gikomeye, inyota y'ubutumwa bwiza. Indirimbo zabo zose zirabanza zigasengerwa mbere y'uko zijya hanze. Binyuze mu ndirimbo nka Uwankunze, Ereguri Intare, Itizigamye no mu bitaramo bise Taramana na Injili Bora, iyi korali yaguye amarembo mu bihe bya digitali. Ubu umuyoboro wabo wa YouTube ukurikirwa n'abantu barenga 300,000 n'ibihangano byambutse imipaka biba icyerekezo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ku mwanya wa kane turasanga Alarm Ministries. Mu 1997 no mu 1998 i Kigali havutse Alarm Ministries, itsinda rihuriweho n'amatorero atandukanye. Izina Alarm ryagenderaga ku ntego yo gukangura abasinziriye bagakurikirana ubutumwa bwiza. Alarm Ministries yabaye ishuri n'ikiraro ku bahanzi bakomeye muri gospel nka Patient Bizimana, Gaby Kamanzi na Richard Nick Ngendahayo. Bamenyekanye cyane ku ndirimbo nka Turakomeye, Wowe utigeze icyaha na Iyo Data. Iri tsinda rizwi cyane mu bitaramo byo kuramya mu buryo bwa live performance, gahunda z'amasengesho bise Akanogo Service ndetse n'ivugabutumwa mu bihugu bitandukanye muri Afurika no ku mugabane w'Uburayi. Tariki 30 Ugushyingo 2025 iri tsinda ryakoze igitaramo cy'amateka cyabereye muri Camp Kigali. Iki gitaramo cyitabiriwe n'abantu benshi cyane kandi cyashimangiye ubuhangange bwabo mu muziki wa gospel mu Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turasanga Chorale de Kigali. Mu mateka y'umuziki wa Korali mu Rwanda ntitwasiga inyuma Chorale de Kigali. Yashinzwe mu mwaka wa 1966 muri paruwasi ya Sainte Famille Kigali. Itangijwe n'abagabo bake b'abahanga bari bafite ubumenyi bw'umuziki wa classique, barerewe mu maseminari. Mu myaka 21 ya mbere Chorale de Kigali yari igizwe n'abagabo gusa. Nyamara mu mwaka wa 1987 yaragutse maze ifungurira imiryango abagore, ibyo bituma amajwi yabo arushaho kuryoha no kumvikana mu buryo bwuzuye. Mu 1988 basohoye album yabo ya mbere iri kuri kaseti. Mu 1990 baririmbiye Papa Yohani Paulo wa kabiri mu ruzinduko rw'inyandungu. Mu 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi yasize icyuho gikomeye. Icyo gihe basangije igihugu agahinda, ariko abari basigaye barisuganyije bageza umuziki kure. Muri 2013 batangije igitaramo ngarukamwaka cya Christmas Carols Concert cyabaye intangarugero mu birori bya Noheli mu mujyi wa Kigali. Kuri ubu iyi korali ifite amateka agezweho akomeje kugaragaza iterambere ryayo n'impinduka zikomeye mu miyoborere n'imyidagaduro y'igihugu. Mu matora yabaye tariki 25 Mutarama 2026 Chorale de Kigali yanditse amateka mashya, itora Madame Umwari Rugwizangoga Mireille nka perezida wayo. Niwe mugore wa mbere uyiyoboye kuva yashingwa mu 1966. Ku mwanya wa kabiri turasanga Jehovah Jireh Choir. Urugendo rwa Korali Jehovah Jireh Choir rwatangiriye mu muryango wa Pentecote mu mashuri makuru na kaminuza muri kaminuza yigenga ya Iyerika mu mwaka wa 1998 irimo abaririmbyi 15 gusa. Izina Jehovah Jireh ryabaye ikimenyetso cy'urugendo rwabo mu bihe byo kwiga bitari byoroheye abanyeshuri.
binyuze mu kwihangana n'ubudahemuka baje gukora album zikomeye nka Uwiteka niwe Mana muri 2010 n'indirimbo zakunzwe cyane nk'ayo mateka ntazibagirane. Muri iki gihe iyi korali imaze imyaka irenga 27 mu ivugabutumwa kandi igeze ku rwego rwo hejuru mu bijyanye n'iterambere n'ibikorwa. Iyi korali ikomeje gushyira hanze indirimbo zikora ku mitima y'abantu benshi. Mu ndirimbo zizwi cyane harimo ayo mateka ntazibagirane, aho ugejeje ukora, iw'abandi ndetse n'izindi. Bafite intego yo gusohora indirimbo nshya hafi ya buri kwezi. Muri Kanama 2026 Jehova Jireh yateguye igitaramo cyitwa Imana yatsinze live concert season ya 3. Kizaba tariki 22 no kuri tariki 23 Kanama 2026 kuri stade Umuganda Rubavu. Ibi biterane bikurura abandi ibihumbi n'ibihumbi. Korali Jehova Jireh ntabwo iririmba mu rusengero gusa, ahubwo ikora n'ingendo z'ivugabutumwa mu bice bitandukanye by'igihugu nka Musanze na Rubavu, bagakora n'ibikorwa by'urukundo nko gufasha abatishoboye. Ubu yavuye ku bantu 6 mu 1998, ubigizwe n'abaririmbyi barenga 100. Ku mwanya wa mbere turasanga Ambassadors of Christ. Mu 1995 muri paruwasi y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi i Remera havutse Ambassadors of Christ Choir. Yashinzwe n'abaririmbyi bake cyane mu bihe bikomeye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, bifuza kuzana ubutumwa bw'ihumure n'isanamitima. Iri tsinda ryazamuye izina ryayo ku rwego rwo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba binyuze mu ndirimbo nka Kwetu Pazuri, Imirindi y'Uwiteka na Nimekupata Yesu. Mu mwaka wa 2011 Korali yahuye n'ibigeragezo bikomeye ubwo yatakazaga abaririmbyi 3 mu mpanuka y'imodoka muri Tanzania. Nyamara aho gucika intege batangiye gukorera Imana bafite imbaraga nyinshi, bakora n'ibikorwa by'imibereho myiza nko gutera ibiti no gusura ibigo ngororamuco. Ubu baritegura kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 mu gitaramo gikomeye kizabera muri BK Arena. Mushimiye gukurikirana ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukanda subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi. Ndabashimiye.